ni gute umuntu ashobora gukizwa akabana na karande? Ese ubundi karande ni iki? Tumenye karande icyo ari cyo. Ese umuntu ashobora kuba yarakijijwe zikamubaho? Ese niba zimubaho zamuvaho zite? Ese ubundi kuki zikomeza gukurikirana umuntu kandi yarakijijwe kandi hari imbaraga z'Imana? Icyitondero, karande ishobora kuba mbi cyangwa ikaba nziza. Iyo ufite karande ukicara mu isezerano itarapfa, karande buriya kugira ngo Satani akoze isoni abantu, ngiye kuvuga ibintu bikomeye, kuraguza no guterekera ntabwo buri muri gakondo yacu. Hano hari mu rusengero hahinduka laboratoire yo kubagiramo abantu. Padiri yavugaga evangelist yezaga agacomeka itabi kuko bafite ibigirwamana byabo. Ibi nabivuga bakantera amabuye. Ibi mbabwira karande ziri mu bapadiri, zino mu bapaseri. Tureke kwitirira Imana. Ugasanga sekretari n'umudamu padiri yabyaranye nawe ari gukorera amafaranga muha, hari ibyo bita amasacrifice. Umuntu agenda akaba igitambo cy'abadayimoni. Urugero, abanyarwanda iyo bandwaga imandwa ya Nyirarunyonga, iyo bita kubyina ikinimba, babyinaga baheneranye, umva no muhenerezo. Imandwa ya Nyirarunyonga rero iyo bamaga kuyibandwa, umwuka ro gusambana, mwibuke niwo washenye Sodoma na Gomora. Gusambana kw'abanyarwanda ibyo nivuze nti bira bintu by'ubumisi, ntabwo zira hoteli ziririrwamo inkoko n'amafiriti. Ubukene abanyarwanda dufite, reka muvuge, nugize ngo yagize icyo ageraho, ujya kubona ukabona afite ikimenyetso cy'ubukene bwo mu maraso. Abaturiste cyangwa se abakerarugendo baza mu gihugu 80% badusambaniriza abakobwa mu mahoteli, mu mazu yabo. Mu mandwa abanyarwanda babanzwe zirenga 8, iya Nyirarunyonga, kwa yakamugayo, ya Rukabankaba, iyo ni y'amaraso. Buriya kwica kw'abanyarwanda bakivuga biva kuri ya ngoma ya Karinga. Karinga ntabwo yari kurotijwe na decoration, byari bishaho by'abagabo, byari bitsina. Byo Nyarwanda bivugaga ati nisha abagabo ndabatikiza ndumuhe. Biriya wari umwuka, yari imandwa tera kwica ya Rukabankaba y'amaraso ituruka ku mugore twakanjogera wahagurukiraga ku nkote ebyiri. Buriya genocide yakorewe Abatutsi ntabwo biva bigaragaza ko Ryangombe n'ababinga ba Nyundo bahura akamubwira ati wabonyeho umugabo ashya umurundi ntukongoke. Birubona utangarwa amaboko akora, buriya ariko arerekana abanyarwanda icyo ari cyo. Warasohoza amasezerano y'ababinga ba Nyundo na binego bya Kajumba mu muco w'abanyarwanda. Mbere ko bashingira bagomba kubaza nde nyirasenge. Hari n'abega bo bagira ibinyoma, urumva ubwami hariya niho buturuka. Urumva n'abanyiginya n'abasinga bariya abantu buri bwoko bufite karande yabo. Umukobwa w'umwega azwiho kugira umujinya wa karande. Haravuze ngo baryama bagaramye kugira umujinya utameneka. Umukorati na mama niko yarameze. Abandi ugasanga ni beza ariko nabasambanye bo nabashingwe. None gutera umwaka biva hehe? Iyo washingiraga umukobwa w'umushingwe, abanyarwanda bashinze icumu. Gushinga icumu urabizi. Reka tuye tuvuga ibintu uko biri. Iyo mbona abantu bicira ku social media kuri za channel ngo ni opposition bagakritika igihugu, abayobozi, reka nkubwire, ari abari mu buyobozi, ari n'abariyo, bose bafite karande. Kuko karande uri kubwira ko uri ari we mubi, wowe uri mwiza. Imandwa ya Nyirarunyonga ishorewe n'umwuka w'ubusambanyi, ubwicanyi, ubwibone, n'ubukene n'uruzerero. Ukavuga uti abantu bibona hiyo myuka mu bihango bagiranye Ryangombe n'abinga ba Nyundo. Yaravuze ngo umunyarwanda utazabanwa ngo aterekere azagwa ku gasi. Ako gasi ntabwo guhunga ko abanyarwanda bamwe badashaka no kugaruka bashaka kugushyanga. Biriya ni karande. My God, dufite raporo z'abagore n'abagabo bafatwa ku ngufu. Arugeze mwe atari kose pazi ushobora gukizwa ugasenga n'abari abakobwa nabonye arego ararengana. Karande iravugiriza muri irashoboka kweli. Ibi birashoboka ko karande yo ntimupremeta kuresist imbere yabo kuko iramukore. Ntitugomba kwimbata zibitagira umumaro, tugomba kwimbata za Kristo. N'umubiri Yesu agomba kubata kuko ugomba kurindwa, ugomba kuvamo karande ugapfa. Iyi karande rero nta nubwo ikurwa n'ikiganza, nta nubwo ikurwa n'ibitabo. Reka nigire kuyankonjo kuko iratuzengereje niyo ubukene. Mpera nkonjo itazagukonjorera abantu. Ibi twabikoze turi abana ariko tutazi ubusobanuro. Mpera nkonjo zabaga zimeze itazagira gute zagukonjagurira abantu. Mw'isi y'umwuka tujye twirinda ibi bimenyetso. Ukenyuka rero ni amandwa ya Rukabankaba yica. Ugasanga umwana arangije kwiga yageze igihe akora abona aragiye. Nyuma mubona igice cy'umutara kirimo abacweze cyane n'indembo z'abarangi. Ni igice cy'inka gifata muri za nkore kugenda mu bahima. Niyo mpamvu ubona abantu bo mu mata
bagira umwuka w'ubusambanyi. Ntawe uyobewe ko abahima abanyankore barasambana, sambanira ku gihuru hariya. Karande rero ntabwo ayikurwa nuko wize amashuri menshi, ntabwo ayikurwa ko ufite amafaranga menshi, ahubwo buri kugira byinshi niko byigira gute, niko noneho ibyibuha. Noneho Imana iri kugenda ibakuraho inkike kugira ngo ibyo abahanuzi bahanura, ibyo babwira izo mbuzi, yerekane ko isi Satani ayifite gutya n'abayikorera yego banze kwihana bazarimbukana nayo. Iyo ngeze aho ngaho, ubwami bw'isi nge ntabwo njya mutindaho. Ubwami bw'isi ni ubutegetsi bw'isi. Dukwiye kuvuga ukuri tukabwira abantu ukuri. Yesu yavuze ko abami b'isi ibyo bakora byose nibaruhekera ababyeyi, nta mbabazi bafitiye abo bagira gute abo bayobora, ahubwo biri no mu migenzo y'ideni. Muntere amabuye zakubakwa zazamuka, zashyirwaho zahabu, zakubakwa kuri bijingana gutya, imitima itarimo Yesu nirimbukira. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Turasuhuza abadukurikiye mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza abandi mudukurikira mu bihugu bitandukanye muri East Africa ndetse no mu bihugu bindi bya Afrika, n'abari ku mugabane w'Uburayi. Mwese mufate umwanya wanyu mugakurikira ubutumwa bwiza utambuka kuri platform. Imana ibahe umugisha cyane. Turasuhuza abandi mwese muri ku mugabane wa Amerika, bari muri Aziya, turababona benshi mu bihugu bitandukanye, ndetse no ku mugabane wa Australia. Mwese mugubwe neza, mukomeze kubona umugisha mu byo mukora. Imana ibiteho, ibarwanirire mu bibazo mufite, kandi Imana ibarengere. Uyu munsi rero turagarutse nanone kandi mu kiganiro cyacu Menya Nibi. Navuga ngo tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nziza iryoshye kandi isaba ko umuntu wese ayitegera amatwi ngira ngo umukozi w'Imana turi kumwe uyu munsi ntago ari ubwa mbere mubonye, ni inshuro ya kabiri aze kuri AYALONI, ariko ubushize ikiganiro twakoze hari icyo twasorejeho, twadutangiye kwinjiramo kirebana na karande. Se karande zibaho? Ese umuntu ashobora gukizwa agakomeza kubana na karande? Ese ubundi karande ni iki? Ikomoka hese? Reka tumuhe ikaze kugira ngo asuhuze abadukurikiye, adusengere kugira ngo twinjire muri iyo nsanganyamatsiko. Navuga ngo ni insanganyamatsiko koko turakwifuriza kubana natwe kugira ngo umenye uhagaze, umenye ibyo urwana nabyo, umenye ibyo ukirana nabyo, umenye cyabikubohoraho, unamenye niba koko bihari. Reka tumuhe ikaze. Murakaza neza mukozi w'Imana. Murakoze. Natwe duhamugisha kongera kugaruka, nibigicira mu maso y'Imana n'ubuntu bwayo kuba tugira ubuntu bwo kongera dukingurwa umuryango tukagaruka kugira ngo tubashe kubana namwe. Amazina yanjye ni Nyishema Gabriel, kundibwira ku batanzi. Nk'abantu umugabo ndubatse, nyoboye umurimo w'ivugabutumwa witwa Getsemani Ministries International, cyangwa se umuryango w'ivugabutumwa Getsemani ku rwego rw'isi, ko ntabwo twahamagaye kubwiriza mu gihugu gusa n'amahanga yose. Rero Imana yampaye umuryango munini w'abahungu 3, ariko mfite n'abandi nitaho cyane cyane. Murabizi ibibazo biri muri societe hano hanze, dufite imfubyi. Rero nazigireho umugisha, mfite umuryango munini ngira ngo jarike yagiye ababona, ntabwo ziriya nkumi ntabwo ari za nakuye mu rukirya, ariko ndabireberera. Ntabwo rero bimwe bindanga n'ibyo ngibyo bari bansabye kugira ngo dusenge kadukomeze kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze kudufasha. So mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimira gwaye icyubahiro ku buntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi, waturinze abanye natwe, dukingura umuryango kongera kuvugana n'imitima ya benshi. Reka kubaho umugisha, uduhe ubwenge, uduhe amahishuro, uduhe kumenya ikiganza cyawe kiza kitube. Urakoze mwami, nagushimiye, ni mu izina ryawe senezeye kubikoze. Amen, amen. Uyu munsi nkuko twabibwiye abantu mu kiganiro cy'ubushe tuvuga ngo reka tuzakora ikindi kiganiro kirebana n'ibirebana na karande, niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi. Abantu benshi hirya no hino mu bakristo cyane nanone kandi bikanafatira no ku butumwa bwiza
bagiye bahabwa nyine n'abigisha cyangwa n'abayobozi babo bayoboye mu matorero yabo, ntabwo bemera ntibanahamya ko karande ishobora kubaho ku muntu ukijijwe. Cyane bashingira ku magambo amwe n'amwe yo muri Bibiliya, kandi bakavuga yuko umuntu ari muri Kristo Yesu. Niko Pawulo yabwiye Abaroma ngo abahindutse icyaremwe gishya, ibya kera bishize. Yewe no mu Bakorinto haraho Pawulo yavuze yuko bene batabakibarirwa mu bisekuruza bya kera byo mu mubiri. Abantu rero kavuga ngo ni gute umuntu ashobora gukizwa akabana na karande? Ese ubundi karande ni iki? Tugira ngo dufashe tumenye karande icyo ari cyo, tumenye ese umuntu ashobora kuba yarakijijwe zikamubaho, ese niba zimubaho zamuvaho zite, ese ubundi kuki zikomeza gukurikirana umuntu kandi yarakijijwe kandi ari imbaraga z'Imana? Ni karibu. Urakoze. Twasabye ubuntu bw'Imana kugira ngo budufashe, tubanze kwanza definition, ubusobanuro bwa karande ni iki. Karande ubwaryo ni ijambo risobanuye ngo ni uruhererekane rw'ibintu biba ku bantu cyangwa se ku muntu. Icyitonderwa, karande ishobora kuba mbi cyangwa ikaba nziza. Inziza rero ntabwo ariyo turi bwigishe, kuko ibyiza byo nibyo twifuza ko biba kuri buri muntu. No turavuga karande, turayivuga n'Imana tugira ubuntu, tuzavuga n'uburyo karande yinjira n'imiryango icamo n'uburyo yafungwa. Nange tuvugana hari karande zamvuyeho, ariko niyo njya mbona nkabona iriho irahembuka. Urakoze. Ntayo mbabwiye ibyanjye ariko birahari. Wera nzagenda mvunguraho gato gato. Karande twavuze ko ubusobanuro bwayo ni uruhererekane rw'ibintu biba ku muntu cyangwa ku bantu. Hari karande y'abantu usanga barize, usanga n'umuryango w'abantu bize kuva kuri sekuru se n'abana, ko ni uruhererekane. None ugasanga bafite karande y'ubutunzi, ugasanga ubutunzi ntabwo buri muri uwo muntu, ahubwo ni igisekuru. John President yavuga ati murabona Trafipol ni yari ya data. Ingi Trafipol ni ya data. Nakabonye ahantu kandi urumva ntabwo abeshya. None ni president, urumva afite DNA, afite amaraso y'ubukire n'ubutegetsi. Abantu ugasanga bafite karande y'ubutegetsi yo mu bwami. Buriya Imana yavugiye mu kanwa kuriya mwami Dawidi, abwira umuhungu, aramubwira ngo Salomo mwana wanjye, jya wumvira Imana ya so, izaba ariyo ukorera. Umva rero haramura avuga ngo ndagiye nk'uko abandi bose bagira gute bagenda, nk'uko abisi bose bagenda, ariko ukomere ushikame. Urumva ari muri karande y'ubwami, ariko noneho izo ni karande z'ibyiza. Hariho na karande rero mbi, nayo turi bunatindeho, karande y'ubusinzi. Ugasanga gusinda k'umuntu ntibimurimo wenyine, biri muri se, biri muri sekuru, biri muri sekuruza. Urumva ni ikinyejana. Ugasanga n'uwo muzi, abantu ugasanga ni abasambanyi. Ugasanga nyirasenge ntiyubatse, yari umusambanyi. Ugasanga nyirakuru umusambanyi, nawe ni umusambanyi, n'abana ni abasambanyi. Nyina wabo, se wabo, nyirarume n'ikiryango ni abasambanyi. Abanyarwanda bacu umugani bavuga ngo kamere ntikurwa na reka, kurwa na nyirayo yapfa. Mu yandi magambo
n'ubushakashatsi bakoze ntabwo kamere ivaho, ntabwo karande ivaho. Ariko Paul avuga ngo abakristo babambanye kamere n'iruba n'irari ryayo, barabibamba barapfa, bapfa kuri ubwo busambanyi. Urumva kamere ubundi n'irari biratandukanye, kuko irari iratwita, byamara gutwita rikabyara icyaha, icyaha kikabyara urupfu. Iriya kamere tubona rero niyo yitwa icyaha. Ariko kamere ikuzwa cyangwa se produit yayo ni irari, no rigakura rikanatwita, rimwe riranasama rikabyara icyaha. Noneho rero biriya tubona ngo yasambanye, ngo yishe, ngo yaroze, yego haba hari umuzi, haba hari akantu kagiye gakura karakura karagaburirwa havamo biriya. Rero twari tuvuze kandi icyo ari cyo, tuvuga n'ubwoko rero bwa za karande. Wenda ikinyarwanda ntabwo bakigezeho neza, ahubwo tese karande yavaho gute? Ariko igihe ntabwo navuga uburyo yavaho, ntavuze ni naho narazingiye uburyo yinjira n'ikiyinjiza n'uburyo ibaho, naho twagera aho imiryango yinjiriramo, cyangwa se no kwisobanura noneho uburyo ibaho, uburyo ikora. Reka tuhagere. Umwanzi cyangwa se umujura nta kintu kimuzana uretse kwica no kwiba no kurimbura. Bibiliya iravuga ngo ntushobora kujya mu nzu y'umunyamaboko umunyaga ibintu bye utabaje ngo ugiye gute umuboha. Urumva uboha umuntu unura umusore w'ibigango, uba ugiye kurwana, ntawapfa kugutwara iyi kamera atakurushije imbaraga. Ndavuga mu buryo bw'umubiri, ntawapfa kuntwara isaha atandushije imbaraga, ni mu buryo bw'umubiri. Bigaragaza ko Satani afite imbaraga. Abavuga ko Satani nta mbaraga afite, ntabwo turi kuvuga yuko ashoboye, ari hejuru y'imbaraga z'Imana, ariko afite imbaraga kuko imirimo ye iragaragara. Haravuga ngo Satani ngo ni beti, kandi n'umudayimoni yohereje badashobora kumwirukana, kavuga ngo ni akarizo gusa, ngo nta bushobozi ngo yaramurangije. Yego, kandi biri kavuga ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi. Hari n'igihe bavuga ngo barashoboye kandi badafite ubwo bushobozi, kuko utanga ubushobozi bwo gutsinda Satani ni Yesu, kuko niwe wanesheje Satani. Satani rero yinjira gute, cyangwa se karande yinjira gute? Ubundi karande, umuharuro Satani cyangwa se karande yinjiramo ni icyaha. Icyaha cyinjiza karande. Kandi duhere kuri karande y'ubusambanyi. Karande y'ubusambanyi, reka tujye mu nzu kwa Dawidi. Dawidi nyina ntabwo akunda kuvugwa cyane, ariko nyina ni umugore wundi, yego, utazwi cyane kuri Yesaya. Usomye Zaburi 24:10 haravuga ngo data na mama ngo azabantaye, Imana izagira gute? Izandarura. Mu yandi magambo, yari yarabaye victim, yari yaratawe nka Yefuta. No kumutakwe isi yamuhereje mu ntama. Abandi bajya kwiga, bajya kuba muri Pareruwaya, bashamu na Baminadabu, ariko kubw'ubuntu bw'Imana, Imana iramuzana binyuze muri Samweli, arimikwa. Ariko muri uko kwimikwa agenda arwana na karande y'iwabo. Iyo ufite karande ukicara mw'isezerano itarapfa, karande ikwiziringaho, ugasanga kuvanye handi Imana yagushyize. Wari wahageze, ntuzi Dawidi yahakuwe n'iki? Yageze mu bwami akora sheke ikomeye cyane, kubera karande ari muri mu busambanyi. Biravuga ngo umwaka bamwe bageze gute bisigariye inyuma. Ndabereka uburyo ruherekana. Yavuye muri nyina
na se w'ubusambanyi, arwanye nayo, arababaye. Kandi mureke mabwi igikuroho karande gato cyane nkiri aho ngaho. Karande kurugwaho yego no kubabazwa no kugeragezwa, kwemera Imana ikakugerageza muri uyu mubiri. Hari abantu bavuga ngo yarakirijwe agahita yumva ko nyine ari umwana w'Imana, biryoshye sibyo, akaryoherwa. Ariko urugendo rwo guhindurwa nta rushaka rw'ubutayu. Ese utegeza ko Imana idacisha Abisirayeli mu butayu? Yari kumenya ko ari abasambanya abahungu bo bazasama n'abanyamahanga, kandi barahaguye, bahaguye mu butayu. Kuki yashaka kubagerageza? Yabagaburiye manu, ibaha imyenda bambaye ntiyabacikiyeho, inkweto, kugira ngo rero ko bakwitondera amategeko y'Uwiteka. Ariko nakwibutsa ko Yoshua na Kalebu nibo babashe kwambuka, baragenda. Abandi bose urubyo bose rwavuye muri Egiputa rwaguye mu butayu kubera kutizera. Dawidi umwaka abami bateragamo wisigariye inyuma, kandi yahamagariwe intambara, agira gute yisigarira inyuma, atangira kuryoherwa ubwami. Abona umugore aramurarikira, ni Batiseba muka Uriya, aramuzana ngo aramusambanya. Umva karande. Umuhanuzi Natani arahanura, byahasohoreye kuri Abusalomu, yego, ubwo yatwaraga abagore be ba Dawidi, yego, ba Dawidi, kubasambanya mu nzu ye. kandi ubwo ni ba mukase. Mu nzu ye hari n'umukobwa witwa ngira ngo ni Tamari. Ni mushiki we Sawuli, ni mushiki we. Hari umuhungu witwa Amunoni, bava indimwe, yari afite inshuti ngo y'ingurumbanyi. Umuhungu aramureba, areba sister we, ni mwiza, ajya umuriro uraka, arahangayika. Aramubaza ati se ni igituma uhangayika? Ati rwose mushiki wanjye ndamureba nkumva naryamana nawe. Amugira inama ko azisinziriza akamurira mu biganza bye. Urumva karande yo muri sende Dawidi ifasha Abusalomu, ifashe n'umukobwa we n'umuhungu Amunoni, bose mu kijyango cyande, kuko aramubwiye ngo inkota ntizava mu rugo iwawe. Ariko reka twisubire ku bantu bavuga ko karande dahari. Ninde wakiranutse kurusha Dawidi? Kugeza na Imana ivuga ngo mbonye umutima wagira gute wishimira. Ninde waciye muri struggle y'ubutayu n'ibigeragezo nka Dawidi? Dawidi wageze igihe ngo arasenga, aravuga ngo Uwiteka, muri Zaburi muzazisome, yego, ngo umwanzi wanjye arahiga ubugingo bwanjye kugira ngo andimbure, anjugunye muri rwa rwobo. Nicyo gihe Sawuli yamuhigishaga uruhindu. Uziko yamuteye icumu bwa mbere rigashita igisika ntirimufate. Dawidi yigeze arya ku mitsima, urumva, y'abatambyi. Umwami yica abatambyi bose bakekwa ko bagaburiye nde? Dawidi. Dawidi yagiye mu buvumo, abarimo imyenda n'abari mu makuba n'abinubaga bamusangamo. Ndavuga kuri karande uburyo ikugendamo. Noneho rero nari mvuze kuri Dawidi, sindi buvuge kuri Salomo. Salomo se n'umuhungu wande Dawidi. Abagore 1,000 ngira no munyafrika, asoza avuga ngo byose ni iki? Ni ubusa gusa. Karande abantu bahamagwa bayifite, ahubwo bamwe nuko batarabona ibigira gute ibihagurutsa bigaragara ijya hagaragara. Karande iba mu maraso. None arakantu wavuze, reka ngasobanura. Wavuze uti hari abantu atemera karande, kuba umuntu akijijwe byose babigize gute bibaye bishya, abaye cyari mwigisha. Ufite guhinduka mushya ni process, ntabwo ari umunsi umwe. Bibiliya ivuga ngo umwuka n'ubugingo n'umubiri birarindwe, kugira ngo bitazabaho umugayo ku munsi w'iki? Umwami Imana. Kamvuga aka kantu, mwisi yo mu mwuka cyangwa se mwisi y'abadayimoni hari ibyo bita amasacrifice. Umuntu agenda akaba igitambo cy'abadayimoni. Urugero,
abanyarwanda iyo bandwaga imandwa ya Nyirarunyonga. Ibyo nibyo nashaka ko twinjiramo kuko uhageze ariho nibyo nashaka kubaza ko bushize wabikomojeho. Yego, ntago wabisobanura neza, ntago nifuza ko twinjira mu mico y'abanyarwanda ya kera n'ibya Yesu bitaragera mu Rwanda, ibintu babayemo, kuko hari igihe usanga rimwe na rimwe turwana n'ibintu byabasogokuruza. Ari nacyo nza kukubazamo kubirebana n'umuntu ukijijwe ubana na karande y'imyuka mibi, kuko hari umuntu akizwa agakomeza guhangana n'imyuka mibi mubamo akaba yanapfa. Ese umuntu yajya mu ijuru? Ndashaka kuza kubikubaza, kuko hari umuntu ubana n'imyuka mibi rwose akaba abizi kabana nayo akazarinda napfa, cyangwa ikamurwaza ikamurembya akarinda nogonoka, bakavura bagasenga bikanga akarinda apfa. So uyu muntu yazajya mu ijuru? No turashaka kugira ngo rero duhere muri ibyo bisekuruza n'ibyo bintu abanyarwanda babagamo, turebe niba uyu munsi tutarimo kubyigaraguramo. Urakoze. Nari mvuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka n'umubiri n'ubugingo birarindwe kugira ngo bitazabaho umugayo umunsi w'Umwami Imana. None wari warubajije akandi kabazo, ndashaka kugira ngo nzajya mvuga ntaruka mbihuza, hanyuma abantu baraza gusobanukirwa, kuko ibi ni ibintu birebire tudashobora gufata iminota 30 cyangwa isaha. Cyeka tugiye dusaba dukora za part 1 part 2, none abantu bagenda basobanukirwa, kandi banabyiza ko abantu bakurikirana izi nyigisho mu bice bikurikirana, pana gufata gace gato ngo nurangiza no barigenzi vuga, kuko mankoze mu kiguri cyazo batangira kumva amatake kuko turwana n'isi y'umwijima. Noneho nariho ndavuga ese yinjira gute? Hari abantu babaye procede binjiye mu mbaraga z'umwijima bakura satani, izo karande zirabakoresha. Nijya nsengera umukobwa umwe twarasengeraga mu itorero, noneho yari umukada nyine muri arapiye. Mba ntazi ubwo buhamya kugira ngo mbereke ko ari ibintu bifite fact. Uyu mukobwa bigaragara ko yari mwiza bitewe nuko namubonaga kera. Noneho yigeze kugeraho amafaranga arashira, none biba ngombwa ko bamuha presidential kugira ngo ajye hanze, ajye kwivuriza. Afite ikibazo cyo kuva amaraso mu mazuru. None ari gihe kimwe twazana muri restaurant dukoresheje commande, noneho twarasenganaga, ariko mu by'ukuri yashaka kunyereka ikibazo afite. Ndashaka kwereka kandi aho zinjira, kuko iyo mvuga sima shaka kuvuga amagambo, ahubwo mbashaka kwerekana fact uburyo abantu bafite abazimu cyangwa se za karande. Noneho dutegereje komande kwiza, arambwira ati reka nkwereke. Ntabwo yakoreshaga umushwaro w'umwenda, yakoreshaga yagendaga ikizingo cya papier de toilette, nicyo yipfunishaga. Arayigengeje ayifata, arayizingura, akoresha afata, none icyo agiye kwipfunisha aripfuna. Ngiye kubona mbona hasotsemo ibintu by'ibipande by'inyama, kumbi ibihaha byari byaratobotse byarangiritse, ariko urwo rwego amafaranga yarafite yari yarashize. Bari yagiye kwa muganga, bari bakoze ubutabazi, bari barahuruje amamodoka, umubiri warariye waramaze. Umukobwa ukuze hafi imyaka 30 kandi akeneye urugo. Noneho tuza gutwara igihe turasenga, dusenze abademoni batangira kuvuga. Abaza nti neko twari abasore batatu, mwazamwe n'iki, muraturuka? Ariko hagataho yarahavuze, ngiye mwiyerekwa mu buryo bwiyerekwa, mbona utuntu tutwabya zewazo tutwabya nuduki. Aza kuvuga ngo we ntago gusambana yari guyiwe, ahubwo yari umugirwa ibwami, aho bita kwa Gicandi, yari umuhereza bahazi gutare ibwami kwa Gicandi. Umudayimoni niko yavuze. Yego, umva yari umuhereza ibwami aho ngo kwa Gicandi. Abazi kwa Gicandi ni mu bwami. Ndabibutsa ko mu mandwa abanyarwanda babanzwe zirenga 8, iya Nyirarunyonga, kwa Yakamugayo, ya Rukabankaba, iyo ni y'amaraso. Buriya kwica ko abanyarwanda bakivuga biva kuri ngoma ya Karinga. Karinga ntabwo yari kurotijwe na decoration, byari ibishaho by'abagabo, byari ibitsina. Byo Nyarwanda bivugaga ati nisha abagabo ndabatikiza ndumuhe. Biriya wari umwuka, yari imandwa tera kwica ya Rukabankaba y'amaraso, ituruka ku mugore twa Kanjogera wahagurukiraga ku nkote ebyiri. Ibyo harabihakana bakabirwanya, ariko nitwemera tukanywa umuti tuzakira. Buriya jenoside yakorewe abatutsi ntago biva
mu macakubiri cyangwa se mu moko gusa, ahubwo ni imandwa abantu baterekereye ya rukabankabo. Nyine basuze batakiziterekerera kuko bigaragaza ko ryangombe n'ababinga ba Nyundo bahura, akamubwira ati wabonyeho umugabo ashya umurundi ntukongoke. Iyo twerekana amajanja y'imbwa za Ruganzu ku rutare, turavuga ngo dore imbaraga n'uwo abantu uracyakora urugendo shuri, ariko biriya byose byari bishingiye ku mbaraga z'umwijima. Umugabo urasa ntahushe mu isi y'umwuka. None amubwiye ati umunyarwanda utazaraguza ngo aterekere ngo abandwe, icyambere umukobwa azagwa ku ziko. Niyo mpamvu mu mateka n'ubu biracyakorwa, birubona rutanga rw'amaboko akora, buriya ariho arerekana abanyarwanda icyo ari cyo, abo bari bo. Yaratumwe mu yandi magambo, navuga ibintu bikomeye mu yandi magambo yaratumwe, ariho arasohoza amasezerano y'ababinga ba Nyundo, yego na binego bya Kajumba. Mu nyumve ndo ndabisuramo nk'umwigisha, ntabwo ndiho ndabihayagiza cyangwa ndiho ndabisempatiza. Ihangane gato, yego hari uburyo ihangane nguce mu ijambo. Yego wari utubwiye ngo imandwa z'abanyarwanda zize mu 8. Yego wari utarazirangiza. Naringeze kuri 3. Wari ugeze ku ya 3 yitwa rukabankabo. Rukabankabo imena amaraso. Naringeze ku ya Nkonjo, iyo ni ya 4. Ya Nkonjo ni y'ubukene, hari ni y'umuzana. Iyo ngiyi nitera uburumbuke yitwa ngo iki? Umuzana. Itera iki? Uburumbuke. Ubwo asigesha tuzazivuga ikindi gihe. Yego noneho rero bakaraguza bagaterekera. Uriya munsi mu Rwanda tuvuga ngo ni umunsi w'umuganura. Ubundi Imana yarabwiye Abisirayeli, kuko niwe twerefera nk'ijambo ry'Imana, iravuga ngo iriza n'imfura, yego n'umuganura bizerezwa Uwiteka. None umuganura tuwuhade, ushyirwa umwami. Je nakuze bavuga bati ikigori cyiza ni icyaso, ariko nawe akabazi ko ibyiza bya mbere ari iby'umwami, ari iby'iki, ari iby'imandwa. Agomba gutwara kugira ngo umuryango we uzagire gute, uzagubwe neza, uzatanga imvura. Bizeraga muri izo mana mu bujiji bwabo. Size ko birumvikana, nabaye nkaho ari gihe turumvikana cyane rwose. Urumva iyo mandwa rero, izo mana uko zikurikirana hari kondisiyo utazazikora. Niho naringeze umukobwa azabwe ku ziko. Ni mpamvu ubona mu muco w'abanyarwanda mbere ko bashyingira bagomba kubaza nde nyirasenge, yego agomba kubaza niba azagira gute, azabaho neza. Nk'ubu nigeze nigisha ku kintu ujyanye n'amoko. Ubundi amoko y'abanyarwanda si Abahutu n'Abatutsi, ntabwo ari origine. Biriya ni ibyanyu, ni iby'ejo bundi. Ubundi amoko y'Abatutsi n'Abahutu siyo, ahubwo amoko y'abanyarwanda azwi yabaye igihe kirekire ni nariya twita ngo ni Abasingu, n'Abanyiginya, yitiranwa n'inyamaswa. n'Abanyiginya, n'Abashambo, yego n'Abega, n'Abashingwe, yego n'Abashingwe. Nabwiye ku bwoko bw'Abashingwe kuko ndabuzi. Iyo uvuze umushingwe mu Kinyarwanda uva kora abateramwako. Ihangane gato nongere nkubazaho hano. Uvuze amoko angahe? Konzi ko ari menshi cyane. Mvuze make kwera impamvu zigiye. Hari n'ababwejuzamwa, hari yego hari n'abene gitori, hari n'Abega bo bagira ibinyoma. Urumva ubwami hariya niho buturuka. Urumva n'Abanyiginya n'Abasinga bariya abantu barimo ubwami cyane, ndavuga bw'Abanyarwanda. Ayo niyo yari amoko ya nyayo, ariko aturuka mu bwami cyane. Ayo niyo Abanyarwanda. Buri bwoko bufite karande yabo. Umukobwa w'umwega azwiho kugira umujinya wa karande. Haravuze ngo baryama bagaramye ugira umujinya utameneka. Umukorati na mama niko yari ameze, agahita azinga. Wajye ugasanga kutubaka iyo karande si witurukaho, ni iwabo. Urankurikira neza. Abandi ugasanga
ni beza ariko ni abasambanyi, bo ni abashingwe. abo ni abashingwe. Bagira abakobwa beza ariko ni abasambanyi, ntibubaka ahubwo barasambana, ni abasambanyi. none gutera umwaka biva hehe? Iyo washingiraga umukobwa w'umushingwe wagomba kubanza kujya kuraguza ku bapfumu, kujya kubaza niba zarugumamo. Ubwo se umva hawe umugisha cyangwa arakasiriwe. Yahagera rero yahura n'iby'iwanyu muri rukaka ugasanga ni abasambanyi. Abanyarwanda bashinze icumu. Gushinga icumu urabizi? Ubundi naratangaye, Uganda urahazi, nasanze n'igice kigifite imico y'u Rwanda ya kera, aho umugabo afite inka ziwe 1500 yakinyira agabanza gushingira umuhungu mukuru, ariko uwo mukobwa yaza akaba agiye kuba umuryango wabari umunabe kandi se ni umutange. Nibyo bita gushinga icumu. Gushinga icumu umuntu yagendaga akarishyira hariya ukamenya ko yinjiye mu rugo iwawe. Ibyo bita gukazanura. Niyo mpamvu abanyarwanda baca umugani ngo umugore umwe azirikwa, umugabo umwe umugore umwe azirikwa kuri nyiri ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu yandi magambo ni sakirirego gushaka umugore umwe. Baramusenya. Birasobanutse neza. None gusambana ni umwuka uri imbere mu bugingo. Abo bantu rero babanza Imana Nyarunyonga, biriya bintu byo bita, iyo niyo ya mbere wavuze, kubyina, iyo bita kubyina ikinimba. Babyinaga baheneranye, umva n'umuhenerezo. Ariko baba bamaze gutambira imana zabo. Imana Nyarunyonga rero iyo bamaga kuyibandwa bahitaga basambana, ukazanura ibyo byose. Umwuka ro gusambana mwibuke niwo washenye Sodoma na Gomora. Gusambana kw'abanyarwanda ibyo niyo bivuze nti biriya bintu by'ubumisi. Ntabwo ziriya hoteli ziririrwamo inkoko n'amafiriti. Ziriya hoteli uko zifite levels cyangwa se inzego zirutana mu biciro, ni nako n'indaya zirutana agaciro. Hari indaya za nyakatsi, reka nkoreshe iyo mvugo, zo ku muhanda zitega nyine, urumva zitarazamuka mu ntera mu buryo bw'imbaraga z'umwijima. Hari n'izindi zigeze ku rwego zo gutega indege, yicara bagahamagara cyangwa se agahamagara. Baba mu midugudu myiza, bari mu mazu meza. Yego, reka mvuge ijambo rikomeye. Mu byinshi bavuga ngo mbona maraya ukomeye wicaye hejuru y'amazi. Yasamanaga n'iki? N'abameya n'abami bahehe bo mwisi. Uwo maraya wasinze ubusambanyi, hano akavuga Yezebeli, ni umwuka. Kuko Imana ibwira Hosea ngo nagenda cyura umugore wa maraya ufite abana b'ibinyendaro. Yego, yaramubwiye ngo icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko Isiraheli, yego, yashayishije, noneho ngo yakoze uburaya bwo kure kuwiteka. Ni ukuvuga ngo umuntu asambana ryari? Ni igihe waretse umugabo wawe w'isezerano cyangwa umugore w'isezerano ukajya ku wundi. Mu yandi magambo Imana yari umugabo wabo, kuko yavuze ngo nabakwerewe mu kumwe ari we Kristo, none muranditse mugiye ku mahanga. Ubusambanyi rero ni ugushaka kwihimba. Ntabwo ubusambanyi no mu mubiri, ni ubusambanyi bujyana ibintu bitatu: ni ukumena amaraso, ni ukwica, yego, ni ubwibone. Ubukene abanyarwanda dufite, reka muvuge, nugize ngo yagize icyo ageraho, ujya kubona ukabona afite ikimenyetso cy'ubukene bwo mu maraso bw'ubwibone. Ndashaka ko duhera kuri buri mandwa, ukagenda uvuga icyo ikora n'abantu uyu munsi bavuga ko bakurikirana. Baruvuze imandwa 5, wahere ku mandwa ya mbere yitwa Nyirarunyonga. Yego, ndashaka kutubwira Nyirarunyonga ibintu biranga. Nyirarunyonga no busambanyi, n'ubusambanyi. Ariko nageze ku busambanyi, nashatse kwereka ko ubusambanyi ni umuzi w'ibintu bibi. Ushobora kugira umuzi w'ubusambanyi, karande busambanyi, ariko ishamitseho n'ibindi. Kuko ubusambanyi ntabwo butandukana n'ubwibone, n'ubwicanyi, n'ubukene. Biragendana. Rero ushobora no kuzibandwa, hari n'abazibandwa zose akaba ifite ibimenyetso byose. Ubundi uwo nguwo noneho niwe aba ari umusataniste ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Byose ibyamu byose bagize gute ababyujuje. Naho ndabereka ari ibimenyetso naho bikorerwa na rezilite cyangwa se ibisubizo by'izo karande zose. Kuko arashaka kuba twumva akakanya ayujije ibyo byangombwa kandi abirimo atarabizi. Hari akantu waruvuze ku birebana n'abamisi.
ubundi ntago wagasobanuye neza. Yego, ubundi kugaragaza ubwiza, hari n'abitwaza ngo Esteri. Hari umugabo nzi, si umukozi Imana ukomeye w'igitangaza abantu batangarira, niwe wishingiriye umwana we w'umukobwa yatwaye ikinyendaro. Kandi mu bana ngira ngo ni nawe wabaye Miss igihe kimwe, sinja kuvuga mu izina bazikurikiranire. Hari abitwaza ngo Esteri ngo yabaye iki, ngo yabaye Miss, ariko biravuga ngo Esteri ntacyo yifuzaga kuri iriya nkone, ntacyo yifuzaga, kuko yarageragejwe amurikirwa umwami. Esteri baravuga ngo yasenze iminsi 3 atarya tanywa, yamaze kuba umugabekazi abona kwishira umwami ku itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi cyangwa se barani Babuloni. Ntabwo ryemererwa ko umwami kazi yishira umwami atamutumweho, ariko yaviyoye itegeko kubera imbaraga zo gusenga no kwezwa. Ibyo rero tubitandukanye n'abantu batifitiye agakiza, bifitiye za karande, urumva, bagahagarara hariya bakatwatinga abantu, sibyo, amafaranga bakayatanga, bagafata igihe. Hari yindi myuka iri kubakurura izabakonekita n'abandi, tukumva ngo kumbi yagurishaga abakobwa nabo basamanye nawe, harimo maneko, harimo iki, urumva, kuko ni imyuka ifatana. N'abanyumva iyo ngeze aho ngaho, ubwami bw'isi ge ntabwo njya mutinda. Ubwami bw'isi ni ubutegetsi bw'isi, dukwiye kuvuga ukuri tukabwira abantu ukuri. Yesu avuze ko abami b'isi ibyo bakora byose nibaruhekera ababyeyi, nta mbabazi bafitiye abo bagira gute abo bayobora, sibyo. Hari umwaka ntibuka wagaragaje ko ijanisha mibare statistique abaturisi cyangwa se abakerarugendo baza mu gihugu 80% badusambaniriza abakobwa mu mahoteli, mu mazu yabo, akabaha amafaranga kuko n'ubukene baba bifitiye. Navuze ko gena cuje indaya, hari indaya zikize n'indaya zikomeye. Ikindi mu gusambana, ikindi reka nkongeremo, gusambana harimo izindi empowerment, hari izindi mbaraga. Yubaye mu birumwe n'umusambanyi ufite ranka ziri hejuru mu bumwe. Niyo mpamvu rero abayobozi b'ibyubahiro bakuri ibingibi. Ejo umunyamakuru yamajije ngo ikintu cyo kweguzwa, ngo n'undi mudepite wegujwe, ngo ariko ngo bashobora ko ngo nawe yarahushe, n'ibyo byuma bya polisi bahuhamo. Biriya ni bitwereka neza ko ibyo tubwira abantu ari ukuri. Ntabwo gusinda kugeza kuri iriya level ari inzoga zisanzwe, ni karande. Karandi rero ntabwo ayikurwa nuko wize amashuri menshi, ntabwo ayikurwa ko ufite amafaranga menshi, ahubwo buri kugira byinshi niko byigira gute, niko noneho ibyibuha. Noneho Imana iri kugenda ibakuraho inkike kugira ngo ibyo abantu zibahanura, ibyo babwira izo mbuzi, yerekane ko isi Satani ayifite gutya n'abayikorera, yego banze kwihana bazarimbukana nayo. Ushobora kuba udafite karandi y'ubusambanyi, ariko ufite karandi yo kwica. Wicisha inkota zawe utazicishwa indi. None ndavuga ingaruka zo kubandwa ziri amandwa. Yego turi ku mandwa ya nyirarunyonga, ya nyirarunyonga. Ntabwo ushaka ko tuhita tubyinjiramo byose kugira ngo abantu bazagende bumva neza buri kantu neza. Imandwa ya nyirarunyonga ishorewe n'umwuka w'ubusambanyi, ubwicanyi, ubwibone, n'ubukene, n'uruzerero. Kwenda yazo ziranazerera. Ukavuga uti abantu bibona hiyo myuka shobora kuba ari ibintu bakomora ku bisekuza byabandwaga nyirarunyonga. Erega hari ijambo mu bihango bagiranye byangombe n'abinga banyundo. Yaravuze ngo umunyarwanda utazabandwa ngo aterekere azagwa ku gasi. Ako gasi ntabwo guhunga ko abanyarwanda bamwe badashaka no kugaruka bashaka kugushyanga. Biriya ni karande. Urwo ruzerero Yakobo yararugize. Farawo yinjiye mu nzu ye, yamuje ngo muze ufite imyaka ingahe, imbere mike na mibi, nayimaze mu ruzerero. Imyinshi niyo mu ruzerero, kuko yabonye umuhungu we Yosefu nawe yarazerereye, ariko umwuka w'ubusambanyi awukubita hasi kuko yanze gusambana na nyirabuja. Aremera afungwa, arakubitwa, ariko akavuga ati uyu mwuka w'iwacu ugomba gusenyuka. Ntabwo ugomba agabona ko wari umukurikiranye koko. Yego ziko nawe wari umugezeho. Uruzerero azabwe muri mabuso, azabuzerero n'ubusambanyi, azagushanga. Urumva rero abanyarwanda tubiziranyeho kugushanga, kuko binavuga ngo ngo muvusha amaraso
ngo azabe gicamuke, azazerera. Rero ushobora kuyavusha atari uwo bishaka, ariko kubera karandi kurimo yarukaba nkaba ugasanga wayavushije. Kandi kuvusha amaraso si ugutera inkota. Mwese ntabwo wari uzi ko mu isi y'umwuka gusambana hari icyo bita isugi vierge, hakaba n'imanzi. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka arabizi ko umusambanyi na diverge, yego umuntu ufite divisionite cyangwa se ubusugi, mu isi y'umwuka hari amaraso aba yamenetse, hari igitambo, hari amarira ari bumeneke kuri iriya sugi. Sinzi kuri uranyuma. Hari Abanyarwanda bavuga ngo kumena amavuta. Kumena amavuta ni ukuvuga ngo iyo baturaga umugeni bakamushyira mu kirago bakamutwara, ntabwo abaga umuzi, wabaga uzi nka bene wanyu bamugusabiye, noneho bakorera ibyo bita kubasiga amavuta bagakirana kugeza imbaraga zimushiramo ukamusambanya. Niyo bita kumena amavuta. Ibyo rero bwari ubusambanyi mu isi y'umwuka bukreye ikintu, ibyo bita kurepinga cyangwa gufata ku ngufu. My God, dufite raporo z'abagore n'abagabo bafatwa ku ngufu. Kavuga ati nsengera muri bavan hararya, wajya kurugasanga umugabo mufata ku ngufu, nihindukira ubita yego urugo rwamubereye kuzimu. Kuki? Wa mwuka w'ubusambanyi urahari, uri muri se. Ariko ari ibintu abantu batavuga jarike, ni karande y'ubusambanyi. Nawe ushobora gukomeza nkavuga ku ngaruka z'umwuka w'ubusambanyi uturuka ku mandwa ya Nyirarunyonga. Numva twaba duhiniye aho ngaho tugakomeza nawe. Okay, ubwo uri kuvuga ngo wari gusobanurira imandwe ya Nyirarunyonga. Imandwe ya kabiri wavuze ni iyi, reka vuge ku ya Nkonjo. Iyo ni yakangahe? Kuko ndashaka ko tuzagenda tuzivuga neza, tuzazivuga noneho tukazarangiza tugira abantu inama kugira ngo buri wese abimenye, tunamenye kuko niba abakristo ibyo bintu bishobora kubakurikirana. Umukristo akaba umukristo agasanga umwuka w'ubusambanyi uramugendaho ntumuvaho, akihana uyu munsi ejo kumva ngo yongeye abikoze, atabikora akikinisha. Areka tukikuba Kristo. Lazaro yari umusadukayo. Mu muco w'abasadukayo, reka tubihuze n'ibyo Nyarwanda, bashyinguraga umuntu bamuhambuye mu maso igitambara n'amaboko n'amaguru. Abasadukayo ntabwo bizeraga ko apfuye azuka. Yesu yabikoze kugira ngo yerekane ko ari we kuzuka, mu batizera ko ari umuzuko. Ariko abafarisayo babyizeraga byose. Bibuke Paul ari mu rukiko imbere ya Agiripa na Fisa, hari wavuze ati mugende byanza bimenya, ndumva ari iby'impaka. Umva kuko bamwe basakuje z'imyemerere z'imihango n'imigenzo, ati ndumva ibyanga ari amagambo ari impaka zabimenye ejo. Paul bava mu maso gutyo kubera ko batemeranije. Rero icyo cyavuga ngo iki, Yesu azuye Lazaro yaraboshye. Yesu azura abantu mu mwuka ariko bakiboshye mu bitekerezo no mu mubiri na karande. Nose ko cyabwiye ngo mumubohore, nimwe mwamwiboheye. Ese ko cyabwiye Aburahamu ngo va mu gihugu cy'iwanyu nzaguhindura, muri cyo bita Great Commission, muhamagaro rutindi, nuguhindura baremwe bose kuba bigisha. Iyo transformation ko guhindurwa, it's process, n'urugendo. Niba uzabona ufite biri usenga unabwize kumva umwuka busamwe uracyakuriho, kandi ubwiriza umuriro waka. My God, uri umuhanuzi. Iyo rero udahanganye n'iyo karande ngwipfe, still hari aho uzagera ukavuga uti uyu nguyu namushije ko yaratambitse ibirenge, ariko uyu nguyu akakugusha. Uwo ni umwuka wa Nyirarunyonga, karande yo kwa Nyirarunyonga. Niho natanze urugero. Ariko nase noneho nagiye kuyubukene. Ufite kubivuga ni ugutaruka. Nane gutaruka. Yes. Yes. Ni mpamvu kuko ibi bintu bya karande nashatse ko tubivuga cyane. Kugira ngo abakristo babyumve, kuko nge nago ndeba abapagani. Abapagani ubundi bo n'abasatani, iyo karande igomba kubabaho. Kuki twebwe abizera dukomeze guhangana n'ibintu twahanganaga nabyo tukira abapagani? Yego. Nari nkweretse umfasha abantu bavuga ngo kuki umuntu ubukijijwe ahura nakana kuri mwetse kuri Lazaro. Yesu avuze ngo ni mu mubohore, yazutse twamubonye. Mwari magambo yakijijwe, kuko Abefeso kabera aravuga ngo namwe mwari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu kubwa kavukire bwa karande.
mwaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko none mwicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo, ni abantu bazutse mu mwuka ariko bari bapfuye ku bwa karande. Urumva rero iyo uzutse mu mwuka, mu mubiri, ku karande ntabwo igenda ngo ifate mu mwuka gusa, iragenda igafata no mu bugingo, igafata no mu mubiri, igafata mu marangamutima no mu bitekerezo. Nyuma bivuga ngo muhinduke rwose mugize ibitekerezo bishya. Umuntu wagize ibitekerezo by'ubusambanyi ntabwo aza mu rusengero ngo ahinduke, kuko yahoraga areba zamini, azanarenza noneho harebe n'ikiri hirya. Harugeze amwe atari gose pazi ushobora gukizwa ugasenga nawe abakobwa nabonye yarego ararengana karande iravugiriza muri birashoboka kweri. Ibi birashoboka kuko wakizwa n'aba bantu ndi kureba ahangaha, kuko karande yo ntimupremeta kuresist imbere yabo, kuko iramukore. Kuko ravuga ngo icyaganije umuntu aba yabaye imbata yacyo. Rero ntitugomba kuba imbata z'ibitagira umumaro, tugomba kuba imbata za Kristo. N'umubiri Yesu agomba kuwubata, kuko ugomba kurindwa, ugomba kuvamo karande ugapfa. Iyi karande rero nta nubwo ikurwa n'ikiganza, nta nubwo ikurwa n'ibitabo, ubwo ni uburyo yava ku bantu. Narigeze rero kuyankonda. Ni yakangahe? Reka nyigiri ya kabiri. Ugiri ya kabiri. Wenda mfite gahunda yo kuzandika igitabo. Yego. Imana izabimfashamo, zacyandika. Yibe bintu. Iki gitabo cyaba ari cyiza cyane. Yego, Imana izanshyigikira. Iki gitabo rwose ugisohoye cyacana kuri AYALONI kandi bakigura benshi ndabizi. Imana izabishyigikira. Icapiro rirahari, ibindi bisigaye no guhuza inyandiko, kuko ibyo gushyiramo birahari, Imana irabiduhaye. Hari abantu byafasha. Reka nigire kuyankonjo, kuko iratuzengereje ni y'ubukene. Ubukene mpera nkonjo itazagukonjorera abantu. Ibi twabikoze turi abana ariko tutazi ubusobanuro. None tumaze kumenya Yesu araduhishurira. Twese abadukurikiye bumva ururimi ndabwiriza. Hari uburyo umwana iyo ashatse gusaba, undi sinzi ko bikibaho ariko byahozeho. Yaravuga ngo mpera nkonjo itazagira gute intoki zigire mpera nkonjo zabaga zimeze itazagira gute zagukonjagurira abana. Mw'isi y'umwuka tujye twirinda ibi bimenyetso. Amaboko ameze gutya hari ikintu yakora? Nta nicyo yafata. Nta nicyo yafata. Urumva yaravunitse. Ibi rero ntabwo ari byo bifite imbaraga, ahubwo mw'isi y'umwuka ni ibitambo byabaga byatambwe. Batanze umuganura, batanze inka, batanze umutsima. Kambere ku buryo babandwa. Kubandwa haba uzi ko babyarana mu byo bita nko muri Katolika babyita ngo ni se w'abatisimu umuhagararira. No mu mandwa ugomba kugira uguhagararira. Bakoresha inyama n'umutsima n'umufa ndetse n'itabi. Itabi naryo zarivugaho, ariko nabyo araho bihurira. Noneho bamara kurya banywa barya inyama, ariko mbere ko bazirya baziherezaga iki? Imandwa. Ababishinzwe bakaza kuvuga ngo zasetse, namwe nimurye. Bagafata inzoga bati namwe nibunywe. Paul yaravuze ngo nusanga mwene so muzi bigirwamana ntukamucura urubanza kutazi kwizera kwe. Arongera anavuga ngo ese birakwiye ko tunywera ku ntango hamwe n'abadayimoni? Bivuze ngo inzu z'ibigirwamana zirahari. Uzareba uzasanga hari akabare k'inzoga, hari n'icyokezo cy'iki kinyama. Urumva arimo kurya no kunywa. Wibuke Yesu mu ifunguro rye yaravuze ngo mujye murya umubiri wanjye munywe n'amaraso yanjye kugira ngo munyibuke. Utabikora naho tuba duhuriye. Mw'isi y'umwuka rero iyo waryaga inyama ukanywa n'umutsima, ukarya n'umutsima, waryaga inyama ukanywa n'umufa, ukarya n'umutsima, byaterekerejwe waba gusangiye n'Imana. Ibyo ngibyo mu banyarwanda byabayeho. Baterekera nkonjo. Yego, niko baterekera Imana. Urumva biterwa n'Imana iri ku rutonde. Hari n'abazibandwa zose.
biterwa n'ubushobozi. Ikindi please ntabwo kubandwa ari ibyo bakene ari ibyo bahanyara abatindi, kuko navuze ngo umunyarwanda utazabandwa ngo aterekere. Yego bizakurikira nibi, umukobwa azagwa ku ziko, abagabo bazagwa ku gasi, abandi bazakenyuka. Urumva gukenyuka nabyo ni ibindi, ni ingaruka zo gukora ibigirwamana, kuko mu isezerano ntituzapfa tuzarama. Gukenyuka rero ni yamandwa yarukaba nk'abayica, ugasanga umwana arangije kwiga yageze igihe akora ubona aragiye, bati niko yabishatse. Ntabwo ariko yabishatse, niko yabishatse. Kandi Satani nta kindi kimuzana uretse kwica no kwiba. Twibwe kubera iki yasabye. Mige nsengera umwana mu famiye muri rwa rurembo navuze na senyi. Noneho uwo mubyeyi yarafite inka, urwo rurembo rw'amaje waruguze inka zinga, hamwe ngo naguze ente inka 60. Imana mubona igice cy'umutara kirimo abacwezi cyane n'indembo z'abarangi, ni igice cy'inka gifata muri za nkore kugenda mu bahima. Izo indembo akenshi batwara amatungo, nibyo bitambo babasaba. Niyo mpamvu ubona abantu bo mu mata bagira umwuka w'ubusambanyi. Ibyo mvuga ntabwo ari ugucima. Yenza umugabo afata famiye akava muri Amerika, n'ubuhamya nzi, akaza mu rurembo azanye famiye ye, agafata tike y'indege jarike, agatigira famiye akajya mu rurembo, kuko ni isezerano aje muri ibyo bintu by'imyuka mibi. Yego y'ururembo. Noneho bagira ikintu cy'ubusambanyi. Ntawe uyobewe ko abahima abanyankore barasambana, sambanira ku gihuru hariya. Umva ni ibyabo kweli. Ngiye nige nsengera umugabo yitwa, simuvuga mu izina, uyu mugabo umugore yarapfuye arangire yishumbusha. Yishumbusha nasanze yamuteye sida, Robina yaramuteye sida. Noneho kubera ko yakazanuraga cyane abana be bose, abahungu hafi ya bose bari barwaye sirimu. Urumva umukazana yaryamanaga nawe karyamana n'umwana we, afite inka zirenga 1000, afite inzu ya kadasitere ahantu iyo ngiyo irutiye ngiye, afite igifunguzo, afite amafaranga. Numva nafi 100 nanjye yamaye. Icyo none navuga ni iki? Noneho kubera ibyo izo mandwa abo bagirwa babahaye ibitambo n'imigano, ibyo nibyo bigira bihimbaraga bwa bushobozi bwa cya gikorwa bakoze cyo kujya gute cy'imandwa ya nkonjo. Reka mvuga akakantu. Uzi umugani uvuga ngo umwera uva ibukuru ugatemba hose. Ni ukuvuga ngo irivuze n'umwami ritaha muri rubanda. Kubandwa no guterekera si iby'abake. Mwese wabandwa gute utari bukoreshe pati? Erega na anniversaire ariko y'abadayimoni. Hari abatanzwaho kandi bakumva ko ari ibyabo. Wibuka imvura yaraburaga bakabandwa bati buriya muzana yababaye bagatamba. Yewe aricyo twise spiritual mapping ya icyari gushanya cyo mu mwuka, ni itsinda ry'abanyamasengesho je banyohereje kwa Habyarimana, aho Habyarimana yaratuye ubuhayindutse mizi. None ngezeyo ushimwe kwakirana navuga ati ahangaha mureba hari ibyumba 2, hari chapelle ngiye naho bakiye na papa yazaga mu Rwanda, hari n'icyumba cy'umupfumu akagira n'inzoka y'uruziramire. Umunsi yapfuye ntawuze aho yaciye, inzoka ntibamenya aho yanyuze, yahise igenda. Perezida si umwami w'igihugu, icyumba cy'abapfumu idini n'imyemerere idini. Uvuga ngo ni hagati na hagati. Wakeza abami babiri se nose gikozwe n'umwami aho kidakorwa na Rwanda ni he? Ni ukuvuga ngo ni wa mwere uramanuka ukagera no mu bandi bose, kagere bukuru. Akenshi ikintu gikozwe n'abakire cy'abakire ntabwo giseko, kuko nta mukiro ubyina nabi, ni ndiwo mwidishye. Gusambana ni iby'abakene, ariko abakire ntuze ko barakugabira. Urabizi ko umugore mwiza yari umwana. Ibyo nibyo bizana ubukene, byazanye ruzagayura. Niby'ibingi ubona imyaka ku misozi yumye, niby'ibingi ubona twuzuje inzererezi, ugasanga umuntu arakora yaranize, ari ukabona yaraho bagiye kubera iki? Hari umwuka wakara n'umugendaho.
niyo wamuha akazi ukamuha amafaranga amuca mu ntoki agenda, kuko hari ikiri kuvuga muri we atigeze arandura, atigeze acagagura. None se katuvuga ijambo ryoroheje, ijambo y'Imana muzaguriza ntimuzaguza, muzaba hejuru ntimuzaba hasi. Ibi mvuga uyu mwuka w'ubukene waramfashe Jarike, mvuga ubutumwa narumye imisaya, nabiye mu rusengero imyaka 4, bazi baranze murankurikira, ndabizi ko abantu benshi bankurikira. Ndakena kandi uvuga Yesu kabisa wiki mururukaka. Data ejo naramushyinguye, yigeze avuga ati niyo ujya mu basilamu byibura ibintu by'abarokore byo kugubuza akagoma by'abati ibintu wagiyemo ni ibiki, amafaranga yanjye agiye gushira, mbaza icyo wabaye. Yajyaga kubaza ndetse mu bapfumu, abapfumu nigeze mubaza kuki ibintu utabireka, aravuga ati ntabiretse nahura n'ibyago, kuko ni ibiragano. Igiosho kikaguma hariya, hagiye nawe nka Gideon wabuze ko Imana imaze kuvugana nawe, yafashe ibigirwamana yego akabisenya, abise bakaza bati soro umuhungu wawe tugire gute tumwice. Arabwa ati niba Imana mureke igire gute yirwanirire. Rero ibintu bisobanuke, kandi reka nkubwire, karande urira indege kagira gute mukajyana. Njyara umukobwa nasengeye, ari umukobwa nasengeye, harava ngo ari mu bihugu by'abazungu, ngo ari ahantu. None se reka mbabaze, ntimwirebwamo bamwe muhamaga pasa sengera, urugo rwarananiye, senya afite musaza wanjye ari hano i Burayi, imyaka ibaye 40 ntarabyara. Abandi usana umukobwa abuze iki, afite amafaranga, afite akazi, afite masters, bachelors, ariko ugasanga yabuze akazi kubera yamarwa y'iki yankonjo. Aho Dore aho ruzingiye, kuko bo ibyo bakoze abukomoka amaraso yawe, abukomokaho ibyo bakoze we byura ntiwanabikoze, uri hagati na hagati, ntukora ibyabo ntukora n'iby'Imana. Iby'Imana nubirimo neza kandi n'ibyabo ntubijyamo neza, n'ibyaga ko ntubirimo neza. Aho ni ikibazo gikomeye, uri aho ngaho, kuko hari waremye ngo kirize yakuye kirazira, ariko ugiye kuroga ugasanga nabyo the same. Hari wabo bavuze bati atazuvuye, ati mvuye gusenga, atusanze stari mu bikina, ati sanza he na henora, ajugunye ubando bitumu. Biriya bigiranya na ya myishwa bajugunyira gute guterekera. Imyishwa byagari ibyatsi bajanduza mu rwabya rurimo ibintu by'Imana n'iki bakabatera. Nuse bitandukanye he imigenzo y'abanditsi n'abafarisayo, ugasanga ibyo ntabwo bizana gukiranuka. Yego buriye kugira ngo Satani akoze isoni abantu, ngiye kuvuga ibintu bikomeye, kuraguza no guterekera ntabwo biri muri gakondo yacu, ahubwo biri no mu migenzo y'idini. Kuyo Satani adukoze isoni, akoze isoni n'abanyamadini. Hano uri uno munsi hari ku rwibutso rwa hano Ruhanga, ruri mu rusengero, niho habe jenoside. Iyo Imana iba mu rusengero, njya mbwira ntabwo Imana iba mu mazu. MUNTERE AMABUYE zakubakwa, zazamuka, zakirwaho zahabu, zakubakwa kuri bijingana gutya, imitima itarimo Yesu nirimbukira. Bahindutse urwibutso kuki barahicaniye. Satani yabeshye ngo hano hari Imana, ariko itari mu mitima y'abari mu migenzo n'imihango. Jenoside bayakora kubera ko rukabanka bayishyuza nuko kumena amaraso, kugira ngo Imana ibereke ko ntawe bigeze basenga, ko batigeze bayishyira mu mitima yabo. Hari uwanditse aravuga ngo ntabwo bari bazi Imana. Mu rwibutso hano hari mu rusengero hahinduka laboratoire yo kubagiramo abantu. Padiri yavugaga evangelii yezaga agacomeka itabi, kuko bafite ibigirwamana byabo. Ibi nabivuga bakantera amabuye. Twabonye abapadiri b'abazungu, ibi mbabwira kandi ziri mu bapadiri, zino mu bapaseri. Tureke kwitirira Imana, ugasanga sekretari n'umudamu padiri yabyaranye nawe ariko kubera amafaranga amuha, umugabo yarayemeye, ariko azi ko amafaranga hari uyatanga. Hano Jarike nakira umugabo wumvise ubutumwa mbwiriza,
umugabo we umugore yasamaraga na paseri ayimini na padiri, umugabo yaba yarahobagera zezengeye kubera iyo myuka iyo mizimu, biba ngombwa ko anyumva atera intambwe ziwanjye, ambwa ati nsengera arayatura icyo kintu. Urumva umuntu azakunda Imana bibaho ninde se nyine uzahagarara imbere ye? Uno munsi BBC ikavuga ngo icyegeranyo cy'abapadiri n'abakardinali bafashwe basambanya abana. Ibyo mvuga nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Hani biba byashyizwe ku karubanda. Si n'abana b'abakobwa, ni ikinyuranyo b'abahungu. Aho Satani atarimo ni hehe? Izo ni karande. Rero karande barayikoreye. Ntabwo dukora Imana uko bikwiriye. Ntabwo uko Imana gufata biranga uvuge. Imana igomba kubanzika kwica. Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Urumva? Yesu aravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise? Yari umuntu wamenyereye intimba. Ntabwo yari uwo kwifuzwa. Bamupfura uruziga. Yahemetanishijwe n'imibabaro. Ntabwo Kristo tuvuga ari amagambo, ubwami bw'Imana si amagambo, ni imbaraga. Yesu uwishe Yesu ni Satani, niwe afite za karande zo kwica. Iyi migenzo n'imihango n'amategeko by'Abayahudi nibyo biri mu Banyarwanda. Urabaza umuntu turakijwe ngo narabatijwe, urakijwe nahawe amasakaramentu, urakijwe unasezeraniye runaka. Paul akavuga ngo ntabwo naje gushyingira, nta nubwo naje kubatiza, uretse umunwa wo kwa Kiroba. Mu yandi magambo, hari ibintu abantu bitirira agakiza atariko. Bari mu migenzo, bari mu bintu by'ubupfumu, bari mu bintu byo kuraguza. Yego, ubu no musugo ntambaye ingoro n'igishura ntabwo banyumva. Urase nuwahe? Nibyo bintu bya attracting abantu, kuko abantu nabo buzuba uryarya bw'ufarisayo nsuko babemera. Ahubwo no kuvuga uti mbona inzira, ndiwo mwidishye mbona inzira, hemuke ndamuke, ariko azi mu mutima ko ariho aramucentkota, ariho aramubeshya. Dukeneye kuvunagura ibyo bicaniro, izo karande. Aha, ni ukuvuga ngo wahereye kuri iyi mandwa ya Rukabankaba, Nyirarunyonga, ni Nyirarunyonga, njya no kuri Nyirarunyonga busambanyi. Rukabankaba ntabwo nayivuzeho. Uvuze Nyirarunyonga uvuga na Nkonjo y'ubukene. Yego, asigaye eshatu utavuze. Reka mvuge kuri impamvu z'igihe wera nzasubira. Vuga imwe, reka mvuge ya Rukabankaba yo kumena amaraso, ariyo dusoreza y'ubwicanyi. Yo kugira gute? Yo kumena amaraso. Urabona, twese turabireba. Ubundi umuntu umenya amaraso hari ibintu byinshi bimubaho. Ni umuvumo, umwomaho. Kandi reka mbibutse, Imana ibabarira icyaha. Iyo ugarnyira kubabarira jarike, ariko ingaruka zacyo ntabwo zivaho. N'abantu bagerageza icyaha kavuga ngo ruzaca Imana, kavuga ngo Imana inyembabazi, ntabwo ingaruka zivaho. Uyu mwuka wa Rukabankaba wo kumena amaraso ni umwuka waragiye wicara ku kirere cy'abantu, ugasanga mu muryango udafungiye jenoside, ugasanga ishyanga hari uwishe, hari n'abatifuza kugaruka. Kubera iki? Iyi mandwa ya Rukabankaba imena amaraso guturuka mu bwami yo guhagurukira ku nkota, ushinze icumu mu cyicu kugira ngo ibitambo bimeneke. Kubera ko nta maraso nta gucungurwa, ariko amaraso acungura kandi avuga neza kuruta ya Ayabeli. Ayabeli yo harataka ngo nzahorirwa ryari, ariko ya Yesu yavuga neza. No mwisi mwuko urabizi ko ibitambo bigomba kubaho. Ni impamvu ubona abami bisi, uhereye na hano, uhereye ku bami ukagera kuri Repubulika, bose ajyaho arabo yisasiye. Hari abashobora kumubwira ngo ko tubura n'imijugujugu. Ureba abantu, umuntu urimo karande
ntiyumvise ngo yihane ahubwo ahise abihindura ukundi ari ukubwira ngo n'ahandi birahaba ariko genda avuga mpereye hano nkaho yakwihana kuko karande yo ikwemeza kuri mukuri kuko iba uyimaranye igihe ikwereka ko ari byo kuri ariko Bibiliya iravuga ngo wicisha inkota zagira gute aziciswa indi. Nagegeje kwereka ko ikiha imbaraga karande ni sacrifice, ni igitambo. Igitambo mvuga ni amaturo, ni iby'agaciro. Gufata umuganura, uno munsi umuganura ntabwo abantu benshi bahinga, ni nko kuvuga ngo umushahara wa mbere muhaye Imana, we warangiza ukawuha Satani. Ibyo bintu bigira imbaraga, no kongeraho n'imigenzo n'imihango. Uku rero kugwa ishyanga bishingiye ku maraso ameneka, kubera ko ntabwo ari biri mu maraso. Wibuke Gahini ko Bibiliya niwe nirefera, ariko nkaza nkabihuza n'ibyo mani yo karande. Imana yaramubwiye ngo ubaye igicamuke, nuzakubona ntabwo azakwica, ubaye inzererezi. Ahita aravuga ngo igihano mpani kiruta icyo nakwihanganira. Bibiliya niyaza gupfa yari kuvaho, ariko noneho yabaye igicamuke. N'umubonye ijwi rikamubwira ngo ntumwice, mukomeza ruhi, urazerereye. Ubu dufite abantu baba expert mu kuzerera kubera amaraso. Data yahunze intambara zingahe? 2, 3, 59, 63, hafi 70, 69, n'ejo ndi 94. Ejo nashimaga Imana ku rupfu ko namushyinguye mu gihugu. Uruzerero ruva kukwica, urumva? Rero ndo navuga kumandwa ya rukabankaba yo kumena amaraso, havamo guhunga, kugushyanga. Nemvuze Gahini no kwica nyine. Gahini arazerera, nirwo ruzerero mubona, uruzerero mu rugo. Kandi navuze ko kwica so gutera inkota, ni ibintu bya apostle byo gukuramo inda. Gukuramo inda birakabije. Niyesengera umukobwa umwe yari indaya, yakuyemo inda ya matrice Nyerera, amaze kuruha abona umugabo barabana, ariko yarabuze urubyaro. Gusa Imana yagize neza abona urubyaro, ariko ntabwo yabyo ku matrice yara neza, yatangiye amena amaraso. Kandi harimo n'umwe muri yo tsinda wari umukobwa wa mama yari pasteur, ahantu gutya Kampala, ari raboroga kuko muri Imana gutuma aho yakuvanye. Kandi mureke mbabwire ubutumwa natangiye kubwigisha, mpura n'ibitero, mpura n'intambara, Satani akaboroka, ntabwo ndonda byatura ibintu intambara nkazibona kuki mwisi umwuka aribyo ndiho ndagira gute, ndiho ndasenya kabisa. Niyo mvuze ngo umwuka wa rukabankaba ukumena amaraso, buri munyarwanda wese arabyumva. Reka tuye tuvuga ibintu uko biri, tubisokoza uko biri. Urumva, iyo mbona abantu bicara ku social media, kuri za channel, ngo ni opposition, bagakritika igihugu, abayobozi, reka nkubwire, ari abari mu buyobozi, ari n'abariyo, ndabivuga, bose bafite karande. Kuko karande uri kubwira ko uri ari we mubi, yego wowe uri mwiza kandi uri ishyanga. Ejo ni president yavuze ati n'umuntu wazerereye ntabwo Imana izagira gute, ntabwo izamwakira. Arabivuga ndabyumva, kuko arabizi ko kuzera ari bibi. Rero ibyo bikemurwa n'iki? Bikemurwa no kuvuga ngo Yesu uri umwami n'umukiza, nawe warazerere wabaye impunzi, mbohora runo ruzerero, wemere unabipfire, ariko mu gukiranuka numene inyama, ntutakaze inyama n'amaraso. Yego ndavuga mu mwuka, jarika Imana iratwica. Biravuga ngo yagaragaye nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Urumva, uno munsi ntabwo ndi umugabo mubi ku buryo imodoka itambera, yambera, ariko kujya uno munsi nta deni mfite kuri banki, ndi imbere y'Imana, nta muntu nariyibye, ariko nanyuze mu mutima, kuko navuze ngo nasoje mu ruvango nzaguriza sinzaguza. Ariko Imana yaranyishe kugeza igihe ndeba isi nkayibona nk'ibambwe, nanjye nkabona nk'ubambwe kuri yo. Mu isi y'umwuka
hari uvuga ngo basa bafite amadeni ngo mu kibazo kiri hehe. None se uzagira ijambo uri paseri gute warubatse ikitwa urusengero mu ideni wapotetse abakristo wapotetse mvuze ibintu bikomeye mubise mu cyico icyo gihe kaza nawe ubwira ngo dukora ibi nibyo uzakora kubera ko harago control ubusozi rukana abadayimoni b'ubukene aho ufite nkonjo bibaho ariko mu bigaragara ntabwo ndi umukene ariko hari ibindi nkeneye ariko kubera iki haraho Imana imvanye hari nayengeje nifujije kurya ngo mpage jarike nifujije kujya gusura abarwayi kwa muganga atari mpamvu gusura abarwayi kwa muganga gusa ahubwo nshaka kurekipera ibyo kurya byabo kandi narakizwa muri uko gushugurika kwa nk'uko abandi bashugurika mbabona byari byaraciyemo ariko Yesu amfashe anyere kuwibw'icyaha buri uko naterura agasenga nariraga kubw'ibyaha byanjye. Wambwiye mu gikarati umuntu akora iki? Umuntu ugasanga arasambana ari ku ruhimbi ni bishop yego urica ugasanga uri umuyobozi urica urisasira urubyiruko abagore abagabo abandi uraboshye bari mu nzu z'imbohe uzayigiramo ideni ntibishoboka ni umwuka wa rukaba nkaba wo kumena amaraso wo kwica iyo wishe rero ubigicamuke urakena. Nigeze mpanura inzara mujye kuri tubicamo ndahanura ibisongo n'inkota nahuye nabyo kuko Imana yabinyeretse yarambwiye ngo nyuma y'icyorezo mugiye kubona inzara itaregeze kubaho. Muri komantere ekonomi y'igihugu ko dufite abiga imishinga inzara izava biteye kabiri intambara y'Ukraine birateye simbyishimira. Imana itambutsa message binyuze mu kanwa k'umuntu wayo kugira ngo abantu bihane. Biravuga ngo niba yumvira bakayikorera bazamara imyaka baguwe neza ariko nibatayumvira inkota izabarya. Essence birazamutse umva ibintu byose ni depression. Ibishimbo 800 900 igihumbi cy'atanu kuko abanyarwanda benshi barya ibishimbo. Umugati burazamutse amavuta ava kuri litiro 7 agera kuri 300 ngahe kandi umushani uyongereye. Ubu tuvugana ibishimbo byarumye ku misozi ibigori byarumye yego haramnteze imisi ngo ariko segwe ntibizakugeraho Imana yancira inzira jarike kuko ari imwereje umuntu agenda hano Rahabu yuko aruteje ibyago Isiraheli imucira n'inzira igategeka igikona kuzana umutsima n'inyama bikagabura umuntu wayo. Kandi nubwo iyo ntambara ibimenyetso se nibihari byari bwabese intambara zira icyo kigano cyagize views nyinshi cyane ariko nanjye hari Imana icamo ibintu nagaruka mu mubiri intambara ziba nyinshi bamushakishe riburi mushakishe abahamura abantu bavuga none se mvuga amahoro ntayahari. Amahoro araboneka erega hari ibintu bibiri hari peace na shalom. Peace ni igihe ubona ko aho turi abantu badukurikira bari kumva bruyi y'amakame twari umuhanda ujya kuzana za konkase n'amabuye ariko bivuze ngo ahari umutekano ahana ibintu bituje yego uzi ko tuba dutuje twitonze mu cy'umutekano ariko ntibivuze ngo amahoro ni shalom. Nimba dusubira kuvuga ngo shalom amahoro y'Imana nabe mu mitima yanyu. Amahoro ntabwo ari igihe abantu batuje kandi imitima ivuga isakuza. Ikigaragaza ko nta mahoro nibyo mubombarika aho ngaho nimwihana nimukizwa nimuhinduka yego. Imana yanga icyaha n'igisa nacyo urumva. Imana yanga amaraso. Imana yanga ubusamanye. Niyo wagikora cyarakunaniye ushobora kuvuga uti muntu w'Imana nsinzwe n'urubanza. Kandi reka nkubwire Yeremiya yihana ni Nehemiya uzi ko bene bari barasuhutse baratwaye abanyagano yaravuze ngo Mana tubabarire badataha bakoze ibyaha ntibakiriho. Urumva iyo wihana ibi byaha nta no wihana ku bwawe wihana ku bw'abandi ko birafecting abantu. Uno munsi umuntu ufunge genocide ntabwo ari ufite ipfuno nibera muhamwe cyakera muhamwe kandi we kitamuhama kubera ko azi kubona nari indyarye ariko umutima uravuga
sibyo? Umurundi wavuze ngo wice n'uwasahuye bose bageze gute? Yaramenje. Sawa, icyo cyaha ntabwo cyafekitinga wowe no ku muryango. Yaravuze ngo inzu ya Yerobowamu nzayiha. Kuko umuntu ahehe iki? Bahehe iki se? Amabyi. Iyo mvuze ngaye baravuga ngo ibyo nabyo ngo ni ubunyamusozi. Bibiri ega no kudakizwa nuko dusempatiza ibi. Ngo umugore ngo ari mu mugongo yarakoze accident cyangwa yari mu mihango. N'amabyi. Mu Giswahili baravuga ngo nibibona kama mavi. Ariko mu Kinyarwanda ngo munayibonye nk'amase bahomesha igitebo. Ariko kugira ngo ikintu tukite amazina yacyo nibwo abantu bazabyumva. Icyaha ni kibi, kuraguza no guterekera nibi. Bivuga ngo abareme bigirwamana n'abikorera bazahwana nabyo, kugira ngo Imana igenda inkuramo uwo muze wa karande y'ubwo bukene n'ubwo butindi n'ubwo busambanyi. Nabwiye ngo nayo anointed y'ubusambanyi ugeze incuruza indaya. Nkavuga nti uyu mugabo ni indaya ingabo n'ingore wazihuza byacamo kandi bigacamo imyaka itari mike. Aho nenenje mu yindi si turi gusatira umusozo. Yego, tumaze kumenya Yesu aratweza ngo tumena aya mabanga. Kwica ushobora kwica atari wakoresheje inkota cyangwa urusaso, ariko ugatuma ukagurira bigacamo nka Ahabu. Yaramubwiye ati urishega urazunguye uruzayo rwa Nabote, bangize bakagukomera amashyi. Urabikora kugira ngo umwanye nawe. Imana yanga kwica, yanga icyaha cyo kumena amaraso, kuko umuntu ntabwo yaremwe mu ishusho y'igitera, yaremwe mu ishusho yayo. Ushobora kumubona ari umukene atajarika, abantu barakize, ariko dukorewe dite barakize. Ishyaka ufite niryo mfite, ntabwo ari uko bazi gukora business kuruta abandi, ahubwo nuko ari ibikoresho bya Satani. Rega iyo ufite amafaranga buri ko ushobora gukontorora. Iyo uri umukene uri kontrole kuba kuruta, sibyo? Ntituzabeshyanye rero ngo tuzi Imana, yego, kandi rezilita zigaragara tuyizi, twakora ibyayo. Imana iduhindure itugire neza. Murakoze. Amina. Nukuvuga ngo dusoreje kuri rukabankaba. Yego, umudayimoni wo kumena amaraso ukomeye cyane, mandwa ya rukabankaba yo kwica. Ko iki kiganiro kiba prolonge ko ni ibintu bikomeye cyane yo kwica. Ko twebwe abakristo tuzi ko dukijijwe, ariko dufite inkurikizi nyinshi zitugendaho. Ugasanga nubwo uyu muntu yakijijwe, ariko nubwo atarimo no kwica ngo abikore gutya ku mugaragaro, ariko n'umutima ahora yica, yamaze abantu yarabamaze, kandi ari umukristo aditwa ngo umukozi w'Imana, ariko kwica mu mutima bikaba birimo. Yatinye gufata inuza ngo abikore ku mugaragaro kubera ubwoba no kuvuga ngo se umuntu ukijijwe, ariko mu mutima ugasanga birimo. Urumva ko ni ya karande tugihanganye nayo, iki turiho. Kandi kwica utagiye kureba ijyana n'ishyari. Ngeje ariko umuntu yarandoze kandi ari mwene data, yanaguye igitane bwa mbere bwa kabiri, ndagenda. Ishyari nagize igikundiro kumurusha, kandi ari we uyoboye abo bantu. Arangije ari impano ye nk'abagomba kuma mu gitondo, arangije ranjuragiza ndaramugesta aho yancumbikishirijemo. Kumbi ku mugoroba nje ngo bansezerere, nibwo mandogiye mu nyama z'inkoko no mu isosi n'umuceka, ne nabyanze. Nibuka ryaje mbwa dusomera ntabwo tutayizi neza, ivuga ngo nimurya n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Ukuroga ni mwene so, kuko ni uzi aho uri burire, ni uzi aho uri bunywere. Kwica rero bigendana n'ishyari. Jari katari ishyari. Urebye mu itorero mwese to ntabwo arimo abakire ngo kwicana mu magambo gusa, ibikorwa bigaragara. Mwese imanza zingahe ziri mu nkiko n'izabandese, sizaba bishop, sizaba pastor. Erega Yesu avuze ngo niba kwaka umwitero bahe niki? Umukenyero bizamuhereza. Si ijambo ry'Imana se? Nagukubita urushyi
hindure ubishyiremo n'undi nubwo ngo ntwara mu gikingi ubwo ngo mujyane no mu bindi butaka mu gurutane n'ibindi wibagiwe urareba neza ariko turakura twishyira ni dini ryanjye ni gihe wabitangiye ni abantu banje urumva none ugasanga kuko abantu ari impumyi nta kindi bakora babwiye muri urwo rutagangurirwa buri muri rya jambo rivuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga nimukareba ibyo nkora rero giye ngutunza urutoki niba uri muri iryo rimbukiye rive muze kwa Yesu yego babiri cyangwa bateranye mu izina ry'Uwiteka ibari hagati yabo ntabwo Yesu yatangije amadini abasinagogi sibyo mwunge muri Babuloni muyivemo ndavuze ibintu bikomeye ntabwo Yesu yatangiye amadini yo naho n'indi nyigisho niba shaka genda bandike ngo Republican zone temple cyangwa restoration cyangwa niki kuko zira stati zirimo ikinyoma bagende bare abantu bazirimo ntago ari abakristo n'abapagani Kaizari abakontroye uzagara uvuge Yesu gute nka Yesaya nka Eliya kandi bari guhita gukura imbehe mu ntoki bishoboka rwose ibishoboka kabisa ubutumwa tubwiriza ntago buzana icyacumi ntago buzana amaturo kubera ko bayana background bakayibura wese uriya ninde abakabivuze so babivuga kuko bagize gute baratamiye none se atari uburozi tugabura cyangwa se atari upfuru turimo n'amashyari yego ibyo byabwiye byakuzuye ibibaho nibimwerwa imbere y'urusengero abasamasa bari muri korari none se ninde munyarwanda udafite izina ry'Ikristo kiri kuwacika n'uwacika murategura kuzajya uvuze gutyo bitaribuka mu bishop twakoreye ikiganiro aravuga ati biriya nabyo ngiye simbyemera ati nabwo nta mazina ya gikolonize y'abazungu cyane akukubwira ngo gentwa nyishema pagani kandi umupagani ageranywa niyo urumva we yaranavuze ati ukanga izina wiswe n'umubyeyi ngo uko ngarira inyarwanda ngo rya gipagani ariko iry'umuzungu ngo niryo rya gikristo niyo mpamvu utavuze igifaransa n'icyongereza babona ko uri feke ntacyo uri cyo cyane ugasanga shitani yatumanipiye kubera kutamenya Imana yacu duhora dupfukama duhora tugira iki Yesu yaravuze ngo Satani handitse ngo umwana w'umuntu atumwa n'imitsima kandi cya kabiri handitse ngo upfukamira Uwiteka Imana yawe ibare nayo uramye upfukamira umuntu kwera ibyo ari buguhe uriganye regare igine yene zidutera mujye kuvuga komana jarike mbana narakize ariko abo mbona bakize tubiri ku murongo turi muri cross turagenda izi ntambara ubona ejo bundi bankoje ikiganiro bambaza kuby'urusengero umwana zone tembo bambaza ibya Gitwaza umunyamakuru nagiye gukora content ati Dore wabanye na Gitwaza namubonye akuze nanjye nawe umusore ariko aho umwana wa Bishop Diodonari ari kubwira iki wa Apotre Gitwaza ntanziga ihari nziga ikomeye cyane mwarabanye umuntu yakwereye veni ayisezeramo ashyira ubuzima bwe igitondo kimwe ngo genda imbaraga zera zihashize urumva Yesu nibyadutumye turwanira imitungo uburozi burenze bwo nubuwe kavuga mu ndimi ugahana dukwiriye kwihana abantu nitwe dutukira izina ry'Imana je ndi hano kuri kamera nahisemo gufata amahema ndagenda ndazinga nta bindi nta mafaranga mbibonamo wayama Imana iguha umugisha ariko namenye ko umuntu afite capacity yo kuba yakora imirimo y'amaboko akavuga n'ubutumwa bwiza kuko turi mu bantu banduye barozwe ugasanga n'umuntu aranakubwira ngo se umuntu ngo yajya hehese nyine kwaguma nyine nta kugo twemera nyine tukabeshya ariko tukabaho abandi se ko babikora kuko diru baradiringa bahurira nabo ntawe udatanga ruswa ibyo byose rero hari n'ibindi byinshi ugasezeranya umuntu uzi ko ari umusambo yo gufite amafaranga menshi urabahuza ubu ngubu hagiye kujyaho itegeko niba leta yemera ko abantu badivorce nka paseri yemera divorce ariko ikibabaje bariho barabasezeranya nabo urasenyera hano aho wasezeranye ukajyanda akagusezeranya usezeranye ibyo si uburozi Bibiliya yavuze muzabana iki
muzabana iki? Akaramata. Iyo umugore atandukanye n'umugabo, umugore aba igishubaziko, kuko isezerano ni mu mwuka. Mwisi umwuka n'ubwo igishubaziko, ariko aracyari umugabo wawe. Ibyo bishubaziko rero ntabwo babishaka. Ntabyo bashaka. Kandi bafite popularity. Ubu baranera amabuye banyange kuko navuze ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kandi nimwe mbivuga ndacyari kumwe n'uwanjye, harabita ngo n'umukecuru. Urumva Imana yaduhaye umugisha. Jari narababaye, nabonye mu rusengero pasteur n'umudiyakoni bafata mu ishati bakarwana. Nagiye mu rusengero mbona umuntu yicira ku ntebe bakamusambaniza afite igitabo cy'indirimbo. Jeni Yesu yahuye nanjye amagakiza. Ntabwo nagiye kubera umuntu cyangwa se uwari we wese. Nawe ninya nzagukunda, nzakubaha. Ibyo wakwambara, impamyumenyi wagira, urumva, ariko utera imbuto. Navuga ngo ariko mugabo hari igihe mwiza atariko uri ashobora kuba yarahungabanye. Ubundi no kubavuga baravuga turabona afite ihungabana. Mu mwegere neza, ariko tugaragara nk'abasazi. Paul yavuze ngo niba saze saze ku bwanyu. Ubundi umusazi arabanza ukamera nk'uwarwaye trauma, ariko ubundi hari n'uwambwiye ati n'umuhita basi ati ntabwo naguha ateregaho, ntabwo naguha umwaterega, atugira ukuri kwinshi. Ukuri kwinshi ariko ambwira, ariko ijambo riravuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Umwana w'umuntu nababatura, muzamubatuwe by'ukuri. Ntabwo abaturwa n'amategeko, ntibabaturwa n'idini, ntibabaturwa n'iki. Deliverance rero tuzavuga uburyo ikora. Naho ngaho niyo mpamvu nifuza ko babanze babyumva ibintu, bumve fondation, bumve inkomuko, no tuzasoza twerekana deliverance uko abantu bagomba kurokoka bagakira. Hanyuma uretse n'abantu bagomba nako tukongereho, uretse n'abantu bagomba kubohoka, n'ubutaka bugomba kubohoka, n'imisozi igomba kubohoka. Kuko yaravuze ngo dore uzaniye ubutaka kuvumwa, uzaniye imikere. Uno munsi ubutaka buri guhingishwa amashwagara, bwarakayutse. Ikibazo cyo gukayuka ni umuvumo. Nta cyakwera. Umuntu niwe wenyine ugomba kubanza gukira. Turacyacukuramo imibiri yasambaniweho, yiciweho, yaterekereweho. Uno munsi hari ibivumo, hari ibiti bya ruganzo, hari n'ibiri harabo bita ngo ni ibimana bajya kwambarizayo. Ni umuvumo. Ikihe nacyo gikeneye kubohoka, n'ubutaka bukeneye kubohoka. Kuko nidukirana, abakomprene bavuga ngo ibavuga n'ibiki, nidukirana. Paul yashatse kwerekana ko ntiturwana ibyo mubona mwebwe, ariko rezita ziragara. Ntiturwana inyama n'amaraso, n'abatware n'abategetsi bategeka isi y'umwijima. Nuvuga ngo ntushobora kuba umutware udafite territory. Hari ahantu buri ko utegeka, uyobora. Rero umuryango wawe, ubuzima bwawe aragutegetse. Urakoze. Dusengere. Kadusenge Imana. Turahari kubw'ubuntu bw'Imana, tuwerekanye kandi ko zihari, twerekanye kizitera. Noneho tuzanya tugaragaza ese zivaho gute. Ariko icyambe no kwakira Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Nabwiye ko kwakira Kristo ni uguhindukira, ukava inzira wajyagamo ukajya mu yindi. Kandi Aburahamu we ngo agenda gatazi yajya kubwo kwizera. Yesu ntabwo yakubwiye ngo yakubwiye ngo nkurikira, ntabwo akubwira ngo ntutwaye turagarukira, aravuga ngo nkurikira gusa. Nkurikira, ibindi ntibikureba. Azagucisha mu mahwa, azagucisha mu misozi, azagucisha mu mataba, ariko aho azagugarukiriza ni heza. Umva, umutwaro wa Kristo ntabwo uremereye. Mwemerere, arakugira neza, arakuruhura. Hanyuma hano bagiye bavuga ngo nabohoka gute. Ntabwo ikihutirwa ari uguhita ubohoka, ahubwo menya ibyakubohora byagenda bite. Mwisi bavuga ngo dawa ya moto ni moto. Niba baratanze ibitambo bikakugiraho impact, nawe ugomba kurekura. Ese nkonje ubundi va kuki? Uzarebe nidutanga, dukunda guhabwa Banyafrika. Nta mpamvu abantu bajya muri Amerika nuko kujya guhabwa. Tuzagaruka duhera kuri nkonje n'ubundi twikomereze. Ugakunda guhabwa kuruta gutanga. Ariko gutanga bishumusha kutaguhabwa. Yego iryo n'urufunguzo nabonye
rufungura ibintu bikomeye. Iyo wabohotse no kurekura biroroha, umugisha uzaza. Gasenge Mana somwa mwacu Yesu Kristo, sengera imitima idukurikiye n'izadukurikira, iyi myuka yose, izi karande zose zinaniza abahungu n'abakobwa n'abagore n'abagabo, imiryango yayibasiye, karande y'ubusinzi, karande y'ubusambanyi, karande y'ubwicanyi, karande y'ishyari, karande yo gusenya ingo, karande iruzerero, ndakwirukana mu izina rya Yesu. Ngwino mwami, wongere uyobore imitima, wari urabye wongere umuhembure. Urakoze Mwuka Wera, bashoboze abashaka kukwakira, ubaha agakiza, bakinguye imitima, ubashoboze, umucyo ubavire mu izina rya Yesu. Urakoze Mana Nyiringabo, icyoro cyose ni cyawe, mu izina rya Kristo nizeye kubikoze. Amen. Shalom shalom. Mwatanga namba zanyu kuko hari igihe umuntu yakeneye izindi nama. Yego. Gusa abadatanga ibiganiro ngo babisoze, ariko mwazishyira kuri screen byabafasha nabo banyantege nke. Ariko namba yanjye ni 0788 5 6 6 355 0788 5 6 355. Ziroroshye. Murakoze. Reka tugushimire shuti mwene data rubanye natwe mu kiganiro, hanyuma tukubwira ngo komeza ubane natwe ku kiganiro nakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora